ngaho babwire iyo ugiye kubanyuriza abo bantu babwire indirimbo y'Imana niya Kagame n'iy'urukundo nose zose uraziririmbira rimwe indirimbo n'ugusa uraririmba imwe gusa nibashaka indi biragenda bite okay ngaho urahera kuyihe wowe bahitiremo kubera ko batazizi urukundo Imana yakunze abari mu isi bose dore dore ni rw'inkunda ukweba kwengo n'iy'abanyebya dore niko yankuye agasuzuguriro Mana dore nzahora nkushima kubera imirimo yawe umusaza gushima kubera imirimo hora umukorera umukecuru aza gushima kubera imirimo hora umukorera Mana dore nzahora nkushima kubera imirimo yawe rubyiruko nimuwe dushima shima dore byadukoreye yaduka umukomeye Mana dore nzahora nkushima kubera imirimo yawe ko mbona batemera shaka indirimbo bakubita ku buryo bemera Mucho muhobi kwibusabari sawa Niyo muhobi ufata mu biseke umutembe Yo enyuko azamutse ukajya kumfuma yakocuye Ariko se kumana ariko musuri Adaro tugiye twishimye agakono ni waje mu cyuma okay nari bariko bizaza ngaho dukubite kamwe konyine kamwe twite tugenda Perezida Paul Kagame reba yazanye biragusaba kwitoza aho ngaho gatangiye kuvuga neza Perezida Paul Kagame reba yazanye amavuriro reba yazanye amasoko Kagame Paul reba uragahoraho uri umuyobozi mwiza ukunda abanyarwanda ibyiza by'u Rwanda warabizanye umutekano dore ni wose ubusuge dore buratoranga Kagame Paul reba uragahoraho uri umuyobozi mwiza ukunda abanyarwanda hako njye ntabwo unyemeje neza ariko ntacyo wagerageje sibyo wagera ngagira ikintu ubwira abanyarwanda ikintu nabwira abanyarwanda nyine ni ugushyigikira buri muntu impano ye bakabasha kuyihesha agaciro kuko ni ikintu umuntu akora agikunze atiriwe agishakisha ikintu nababwira rero ni ugukunda abanyarwanda mugakunda umurimo umuntu akoze mugashyigikira impano y'umuntu kuko ni ubuhanga bwe yaba yarabashije kugerageza kubahereza nk'abanyarwanda none se iyo nyine uba wabyutse ukavuga ati ngenda ncurangire buri muntu agira icyama cyangwa nihe gahunda ubundi uba ufite ngenda byuka mu gitondo nkajya gucuranga kugira ngo abantu bagire icyo bama baneze imbere nanjye nza kuza kuba naza kugura ikindi kintu nkeneye ku ruhande nicyo kintu cyonyine ukora nicyo cyoya nkora n'ibindi bintu ariko nk'ibiki n'imirimo yo mu rugo nko gufasha ababyeyi ubu se wasoje kwiga nagarukiye mu gatanu pirimeri oya ndavuga ikindi kintu waba ukora nk'umuntu w'umusore cyo kwiteza imbere ni ugucuranga gusa ntacyo ni ugucuranga uba ubona bizakunda se ubona ngewe umuziki wanjye icyo nshaka kugira ngo n'abanyarwanda bacyumve icyo nshaka ntabwo kuba nahanga indirimbo ngo zisohoke ahubwo icyo nshaka ni ukuba nabona amafaranga nkajya nko kwiga gitari seta nyine nkiga gucuranga ku buryo nyamwunda ntazambona ibiraka byinshi byo gucuranga kuko nabonye bikunda kuba byagira amafaranga cyane ushaka muri make kwiga gukoresha ibindi byuma ibikoresho bya muzika gucuranga gitari senta mbonye umuterankunga nahita ngenda nkajya kubyiga kuko ni ikintu ngewe nkunda mu buzima bwanjye
baravuga ngo bizaguhire sibyo se Eh, uzahirwe kabisa ubwo ariko tuzahura ufite akandi karirimbo keza waranitoje fresh urabona abantu bose nkweretse ntabwo nyine ubakomye neza ubu se ujya witoza cyangwa upfa kubyuka ukaza gucurangira abantu nyine biri aho ngaho wapi? ziriya ndirimbo ucuranze nizo zonyine ugira Oya, bafite indirimbo nyinshi. ngereka nkugire inama rero sibyo wabyiga ukabimenya ariko nyine nawe ubwawe ujye wicara uvuga ati uyu munsi bwije menya iki gishya ntarinzi sibyo naho ubundi iyo ugumye gukora ibintu bisa ni ahantu bikugeza ujye ubishyiraho umutima nyine nimba ubikunze nk'ubu wabyutse ukavuga ati niwo mwanya ngiye gufata ngiye kubacurangira nyine ujye ugenda ubikore byuzuye hanyuma nose ayo mafaranga uzayabona gute wenda ugize amahirwe make ntubone umuterankunga aza direct ngo agufashe bizagenda gute Amafaranga ni guteganya ko nazayabona nko mu kwa gatatu. ufite inzira wizeye bizanyuramo Ndazifite n'inzira n'ebyiri. ese nta kuntu wazashaka nk'akandi kazi ku ruhande ukajya ukora nyine usevinga duke ugashaka n'akanya ugacuranga byose ukabikora ariko ukajya ukora kugira ngo ubone n'udufaranga twakwigisha ibyo bintu byose ukeneye ku buryo n'umuterankunga yabona aho ahera Akazi kukabona biba bigoye. gute se Ariko kubera- waragashatse urakabura Cyane. Mm. Cyane. ufite imyaka ingahe 18. 18 ufite irangamuntu uzanshake turebe ko tukabura Nta kibanza gushaka. ntabwo uri umunebwe urakora neza cyane Aya nta kibanza wajya ukora ukanacuranga nibwo ibintu byihuta ngaho ibintu nakwemereye ntacyo ngenda bikora ngaho basezere nyine nta hantu basanga ibihangano byawe se ahantu na indirimbo ngiye nisore ku giti cyanjye ni indirimbo imwe gusa. yitwa ngo iki Bandi bandikaho Mike Official, byose Mike Official by umubyeyi mwiza na by biri mu kinyarwanda by umubyeyi mwiza. Ushobora gusanga iyo ndirimbo imwe gusa. ngaho babwire nimero yawe ku buryo washaka kukuvugisha wese yabibona bitamugoye Fone yanjye ntabwo ikunda kuba iriho cyane ariko ndahafi kuyishyiraho neza kuko amatushe ntabwo akora neza imeze nk'iyapfuye ariko inomeza nazivuga kuko ndazihorana buri gihe. ntacyo zivuge 0789865523. iyo nimero ubwo umuntu wagushakaho wagira icyo ashaka cyose cyerekeranye nawe kugira icyo akora niyo nimero yabinyuzaho sawa akazi keza Merci.